Hello ladies and gentlemen, this is your wonderful channel which is called Afrimax Show. Yes, nongeye nagarutse uyu munsi noneho hagiye gushya, gusa mbere yuko dukomeza ndagusaba akantu inshuti ya Afrimax Show, please kora like, share ndetse na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye uwa mbere mu kubibona udacitswe, ndetse ukore aho ngaho kunzogera wayaye n'igitekerezo cyangwa icyifuzo ugomba kukiduhereza aho hasi muri comment kugira ngo dukomeze tubane. Uyu munsi noneho bimwe mwari mutegereje muri benshi ibyabazaniwe kubera yuko muraba kadasohoka. Uyu munsi nkuzaniye ikirera, ndabizi ufite amatsiko gusa n'uburyoha. Uyu munsi nje kubwira top 5 y'abahanzi bo mu Rwanda badaheruka gukora umuziki, ndetse benshi muri bo hakaba hibazwa aho baherereye mu bintu bitandukanye byabahugije byatumye batagikora umuziki. Yes, twihuse cyane rero ku mwanya wa mbere ngufitiye Kamichi. Uyu ni umuhanzi nyarwanda, ntekereza yuko yatangiranye na muzika nyarwanda iri moderne, yagiye akora indirimbo nyinshi zirakundwa, benshi baramukunda cyane. Yakoze indirimbo nka Marita, aho ruzingiye, ndetse n'izindi nyinshi yagiye akora zakunzwe n'abatari bake. Yakoze Mayikarabo ari nayo iheruka gukora. Ubu benshi bakaba bibaza byinshi ku buryo amerewe bituma adaheruka gukora umuziki, gusa nta kibarizwa mu Rwanda, ndetse bavuga yuko ari mu bihugu byo hanze. Gusa turacyategereje, wenda mu minsi iri imbere tuzabagezaho amakuru arambuye ku muhanzi Kamichi. Dukomeze ku mwanya wa kabiri. Nanone ku mwanya wa kabiri ngufitiye TMC. Uyu yabaye muri Dream Boys, itsinda ryakomeye cyane ndetse ryakunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Iri ngiri ryagaragaye natwara Primus Guma Guma, yaterwaga inkunga na Bralirwa. Gusa iri tsinda ryaje gusenyuka, gusa Platini yakomeje umuziki we, naho TMC benshi bibaza aho yagiye bituma nawe atagikora umuziki. Uyu muhanzi bavuga yuko ari muri USA aho yakomereje amashuri ye, gusa umuziki bavuga yuko atagiheruka kuwukora bitewe n'uko kubera ikibazo cy'amasomo. Gusa vuba aha ngaha nibwo aheruka gusohora indirimbo yitwa Uwantwaye, ndetse n'izindi nyinshi yagiye akorana na mugenzi we TNP. Uyu nawe mu minsi iri imbere turaza kubagezaho amakuru arambuye cyane kuri we. Hanyuma ku mwanya wa gatatu ngufitiye JC. Uyu ni umuhanzi nyarwanda uzwi mu njyana ya hip hop. Yakoze indirimbo nka I'm Back, indirimbo akaba yarayikoranye n'umuhanzi witwa Bruce Melody, ndetse yakoze n'indirimbo yitwa Kizigenza n'izindi zakunzwe na benshi. Uyu nawe benshi bibaza impamvu atagikora umuziki, gusa mu minsi iri imbere turaza kubaramburira byinshi kuri JC. Ku mwanya wa kabiri hakaba hari Kitoko. Uyu nawe benshi bibaza impamvu adaheruka muri muzika, gusa ngo benshi batangaza yuko benshi bagenda batangaza byinshi bitandukanye. Bavuga yuko yagiye muri United Kingdom kwiga mu Bwongereza, akaba ariyo mpamvu wenda bituma atagikora umuziki. Wenda aribyo bishobora kuba byaratumye aba busy cyane n'amasomo. Gusa uyu nawe turamuzi cyane kuko ni umuhanzi wamamaye, ndetse n'icyamamare turamuzi, si mu Rwanda gusa ndetse no muri Afurika arazwi, aho naho ngo mu Bwongereza ari rimwe na rimwe agenda akora ibitaramo. Uyu nguyu nawe yagaragaye mu ndirimbo ziwe yagiye akora ku giti cye, indirimbo yitwa Thank You Mama, indirimbo yitwa Urankunda, ni nyinshi yagiye akora zatumye akundwa cyane. Kitoko uyu nguyu ntaheruka, gusa turacyategereje turebe yuko hari icyo atangazwa gishya kuri we tukakibamenyesha. So ku mwanya wa mbere ngufitiye umuhanzi uzwi muri hip hop nyarwanda, ndetse benshi banamugereranya cyane n'umuhanzi witwa Mbosso muri Tanzania, ko mu Rwanda cyane bavuga ko ari umwami w'imitoma. Uyu yitwa Dani Nanone. Uyu amaze igihe kinini kitari gito cyane atagaragara muri muzika nyarwanda,
gusa benshi batangaza yuko ashobora kuba nawe ari ikibazo cy'amasomo, ashobora kuba yaragiye gukomeza ishuri ry'umuziki kugira ngo akomeze azamure umuziki we. Gusa turategereje cyane kureba koko urwo rwego niba ari kuruzamura, ukuntu azaza ameze, kandi bitewe n'uko twari tumuzi. Uyu nguyu tumuzi mu ndirimbo nyinshi yagiye akora, nka yitwa Ikirori, ni nyinshi cyane yagiye akora, Ijanisha ndetse n'izindi. Gusa uyu muhanzi nawe turacyategereje byinshi bivuga kuri we. Turabasezeranya cyane uyu nguyu ndetse n'abahanzi benshi muri muzika nyarwanda, tuzagenda tubakurikirana amakuru. Next time tuzabagezaho amakuru arambuye cyane ku mpamvu bwite koko zatumye aba bahanzi badaheruka gukora umuziki. Turabashimiye cyane. Gusa ubaye waryohewe n'ibiganiro byacu cyangwa se ushaka gukomezanya natwe, nta kindi ni like, share ndetse na subscribe, tugakomeza tukabana. Gusa vuba aha ngaha turaza kubagezaho amakuru arambuye ku mpamvu bwite z'aba bahanzi zituma badaheruka gukora umuziki. Saba gusa kandi hari n'abandi benshi badaheruka gukora umuziki, turaje tubibaramburire. Ciao ciao. Hello ladies and gentlemen, this is your wonderful channel which is called Afrimax Show. Yes, nongeye nagarutse uyu munsi, noneho hagiye gushya. Gusa mbere yuko dukomeza ndagusaba akantu inshuti ya Afrimax Show, please